ni amakuru agezweho ku bugingo bw'ijuru TV. Gabanya urumogi, gabanya itabi, gabanya ibiyobyabwenge. Utekereje ko ari ibintu nkubwiye, ariko ni indirimbo y'umuhanzi witwa niyo Patrick Nganzo. Ubundi yararirimbye agira ati, impamvu mutarimo kubyumva muri kuvuga ngo iriya dage y'umurokore, reka noneho nigiri niga ahari wenda murabyumva. Ubucuranga nkwereke abanyakunguru magiye, akakunguru magiye, maniga yanjye mureke turuke ibiyobyabwenge, mureke turuke kunywa ibiyobyabwenge. Nimuze twakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Gabanya kunguru magi, rekera kunywa ibiyobyabwenge, rekera bitatwangiriza ubuzima, rekera gushyira igihugu cyawe mu mazi abiri unywa ibiyobyabwenge, reka kugona ribuwe. niwe munyarwanda wa mbere ufite igihangano gikomeye cyane kirimo ubutumwa ndetse n'inyigisho ikomeye cyane, nk'aho yaririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko iyi ngiyi niyo irimo ubutumwa, kuko niwumva amagambo akoresha urumvamo amagambo arimo kuburira abantu kureka gukoresha ibiyobyabwenge. Ni amagambo akomeye cyane kuko iyi ndirimbo irimo ubutumwa. Bamwe bavuga ko izi ndirimbo zikunzwe cyane. Niyo Nganzo Patrick afite ubwenge butangaje bwo guhimba indirimbo, niyo mpamvu iyi ndirimbo irimo ubwenge bwinshi. Niwumva uko ari kuririmba ugatega amatwi, urumva harimo ubutumwa bukomeye cyane. Gabanya ngaho curanga mawa, turanga banze nge kunywa agasukari, urumogi nararuretse, dore none Imana yatumye abantu bamenye. Wowe curanga noneho, ariko impamvu mutarimo kubyumva muri kuvuga ngo iriya dage y'umurokore, reka noneho nigiri niga ahari wenda murabyumva. Ubucuranga nkwereke abanyakunguru magiye, akakunguru magiye, maniga yanjye mureke turuke ibiyobyabwenge, mureke turuke kunywa ibiyobyabwenge. Nimuze twakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Gabanya kunguru magi, rekera kunywa ibiyobyabwenge, rekera bitatwangiriza ubuzima, rekera gushyira igihugu cyawe mu mazi abiri unywa ibiyobyabwenge, reka kugona ribuwe. Gabanya